dusanga mu byanditswe Yohana igice ni icya kabiri ahera n'ubundi ku murongo waho wa kabiri. Dusome abantu bahageze. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Perugamo uti ufite inkota ityaye ubugi impande zombi aravuga aya magambo ati nzahuba ko ariho n'intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukiraga kumpamya wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Balamu wigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Amen. N'aya magambo tugiye kuganiraho rero mu mwanya dufitanye, turaza gukuramo icyifuzo cyo kuza gusenga, cyo kuza kwereka Imana kugira ngo Imana idufashe. Dusomye amagambo akomeye, amagambo aremereye Yohana yahishuriwe. Iki gitabo dusomye cyanditswe n'umugabo bita Yohana. Yohana ni umuhungu wa Zebedayo, akaba ari umwe mu bigishwa cyangwa se umwe mu ntumwa. Muri Bibiliya dusangamo ba Yohana benshi, ariko abazwi cyane ni babiri, ni Yohana intumwa na Yohana umubatiza. Uyu dusomye rero ni Yohana intumwa. Yohana intumwa yabanye na Yesu, Yesu yaramuhamagaye kugira ngo babane. Yanditse iki gitabo mu gihe kigoranye, cyari mu gihe cy'akarengane gakomeye, ubwoko bw'Imana buri kurenganywa, ubwoko bw'Imana buri gutotezwa, kandi batotezwa bazira izina rya Kristo, bazira guhamya Imana, bazira kwamamaza Kristo. Iki gitabo acyandika yavuze ubuhanuzi bukomeye, yavuze iby'Imana yamuhishuriye. Yaratangiye ngo yewe Yohana mwene so musangiye amakuba no kurenganywa n'ubwami buri muri Kristo, nari ndi ku kirwa cyitwa Patimo, ariko mpari kubera akarengane, bamura izina ry'umwami. Yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Ubwo yarari mu mwuka ngo yumva inyuma ye ijwi rimeze nk'iry'amazi asuma. Yavuze amagambo menshi. Ahangaha tuvuze iri jambo, bivuze ko mu gihe cy'ibyago, mu gihe cy'akarengane, mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'inzara, ntibikakuze kujya mu mwuka. Yaravuze ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Ku munsi w'umwami wacu nubwo nari ndi mu karengane, ariko nagiye mu mwuka. Nshatse kuvuga ngo mu byago, mu nzara, mu makuba, mu ntambara, mu byago, jya ujya mu mwuka. Ntihakagire ikintu kigukura mu mwuka, nubwo haba hari ibyago bingana gute, nubwo haba hari akarengane kangana gute, jya ujya mu mwuka. Ngo yari ari mu mwuka rero kuri icyo kirwa cyitwa Patimo, bamuhora izina ry'umwami. Iki gitabo cyanditswe mu gihe cy'akarengane gakomeye, mu gihe cy'umwami bitaga Nero ndetse na Domisiyani bari bafite akarengane gakomeye, bari kurenganya ubwoko bw'Imana. Muribuka ko Nero niwe watwitse umujyi wa Roma, ahita abeshyira abakristo ngo batwitse umujyi wa Roma. Abakristo batangira kurengana, barabakubita, babatwikira amazu, babavana mu byabo, batangira kubatoteza, batangira kubabemerera nabi. Ni muri iki gihe rero Yohana yanditse iki gitabo. Umwami witwa Domisiyani niwe watangiye igihe cyo kwica abantu, niwe wadukanye cyo gutwika abantu mu ngunguru y'umuringa, abamerera nabi, abantu batangira gupfa, bamererwa nabi. Ariko Yohana yanditse aha tubisomye, yandikira itorero ry'i Perugamo. Ahangaha i Perugamo niho bari baratoranije nka site yo gusengeramo abami n'amashusho yabo. Aha rero muri Perugamo, muri iyo site basengeragamo, niho iryo torero ryari riherereye. Nuko rero ngo iryo torero bararyandikiraho ngo arimo ababwira akarengane, ariko avuga amagambo akomeye mu gihe bandikiraga. Yavuze ngo ndabizi ko aho uri ari n'intebe y'ubwami bwa Satani iri. Yavugaga nyine aho bari baratoranyijeho gusengera umwami n'amashusho yabo. Avuga ati ndabizi ko aho uherereye, aho wicaye, aho uri guteranira, aho uba niho n'intebe y'ubwami bwa Satani, n'ibyaha biri gukorerwa, niho akarengane kari, ariko wakomeje guhamya izina ryanjye ntiwanyihakana. Ariko rero hari bike nkugaya, nubwo wakiranutse, nubwo wirinze, ariko hari ibintu iryo torero ry'i Perugamo ngo ryagawaga. Turimo tuganira aya magambo, nawe ugomba ko hari imirimo myiza wakoze, hari gukiranuka wakiranukaga, ariko hari iby'Imana ibiri kukugaya kugira ngo ukosore, uhindukire muri ibyo ngibyo wagawaga. Bibiliya cyangwa se Yohana yaravuze ngo aho ngaho uri ibyo ugawa, ngo hari abantu bigisha inyigisho z'abantu ikorayite, nawe umeze nkabo urazikomeza. Ahita ngo kandi Balamu
Balamu muramwibuka n'umuhanuzi w'umupagani, ubu umuhanuzi w'ibinyoma wavumaga abantu kandi bikemera. Baraki akaba umwami w'Umuwabu, ngo nibo bashyize igisitaza imbere y'Abisirayeli ngo batangira kurya intonorano. Ubu bwoko bwa Isirayeli tuvuze, Imana hari ibintu yari yarababujije kurya intonorano, gusambana n'ibindi bisa bityo. Usomye igitabo cyo kubara ugahera ku gice cya 20 ukageza kuri 25, uzasanga ubu bwoko bw'Imana niho bufite inkuru zikomeye zibuvugwaho. Ubwo bavuga mu gihugu cya Egiputa barimo baza, amoko cyangwa se amahanga yabumvaga ngo babateraga ubwoba. Baraki rero umwami w'Imowabu yabona bumvisha nawe ashya ubwoba, ahita atumaho umuhanuzi w'umupagani kugira ngo azabavume. Muzi ukuntu yamutumye muri Araba ngo naze, amwohereza indogobe yo kuzaho n'intumwa zigiye kumuzana. Araza, ageze ahantu marayika atangira indogobe. Muzi ukuntu Baramu yayikubise, indogobe iza kuvuga, imubaza icyo ayihoye, ariko aza kuza agera aho bari bamutumye kugira ngo avume ubwoko bw'Imana. Ubwo yazamukaga mu mpinga ya Pisiga kugira ngo ajye kuvuma ubwoko bw'Imana, ngo bubatse ibicaniro 7, baza bashyiraho ibitambo kugira ngo azibone uko aza kubavuma neza. Ariko ngo ubwo yabitegerezaga ngo bari mu kibaya cy'Ishitimu, ngo agiye kubavuma biranga. Aravuga ngo buriya n'ubwoko butura ukwabo, ntibuzabaranwa n'abanyamahanga. Ngo nta butumwa buri muri bo, nta kuraguza kuri muri bo, nta ndaya ziri muri bo. Navuma n'ab'Imana itavumye, narakarira n'ab'Imana itarakariye. Ariko ngo ibyampa ngapfa nkabo, bariya ni abanyamugisha, ni ubwoko bwatoranijwe, ni ubwoko bwahawe umugisha, ni abantu Imana yishimira, ni abantu Imana yaronse. Mbese navumane. Yaje kubikora inshuro 2 biranga, bati bariya umuvumo ntiwabafata, nta byago byabafata, kuko ni ubwoko bukiranukira Imana, ni ubwoko budakora ibyaha, ni ubwoko butaraguza, ni ubwoko butivanga, ni ubwoko bw'Imana Imana yahamagaye, Imana yaronse. Ntabwo nabavuma ngo byemere. Avuga n'amagambo akomeye ngo Imana si umuntu wibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze kuri buriya bwoko no kubikora izabikora. Baraki byaje kumuca intege, bati none se kutabavumye, naguhamagaye ngo bavume, nanaguhaye n'ikiguzi, ni gutyo utabavumye? Baza kwicara bakora inama. Muri uku gukora inama, Balamu yabwiye Baraki, ubu ni ubwoko butura ukwabo, hari ibintu Imana yababujije, none wowe gerageza ibyo bintu Imana yababujije ubibakorere. Nibikunda ibyago bizabageraho. Ibyo bintu ni ibiki? Ni ukurya intonorano ndetse no gusambana. Balamu yari abizi. None ngo arangije, Baraki atangira gutegura ibirori bihoraho bya buri munsi, kandi ajya kubavuma. Abisirayeli bari mu kibaya cy'Ishitimu, ntabwo bari babimenye ko hari umuntu uri kubagambanira. Balamu ateguye ibirori rero, agiye kubabwira, ntibigeze bamenya ko yabarwanyaga mu bijyanye n'imivumo, ntibabimenye. Ajya kubabwira ngo baze, ategura ibirori, aravuga ngo natwe turi ubwoko bwanyu, natwe duhuje uruhu, dusagiye umuco, none nimuze rwose dufite ibirori. Yandika za invitation, arabatumira, ababwira uko ibirori bimeze. Barangije bararyo bati noneho tuzaza tuze mu birori byanyu. Bemera kujya mu birori. Kumbi kwari kugira ngo barye intonorano ndetse banasambane, bakore bya bintu Imana yanga, ibyago bibagereho. Arangije mu gutegura ibirori, Abisirayeli baragenda bajya muri bya birori. Ariko mbere yuko bagenda, we yahise afata abakobwa be b'Abamowabukazi, abambika imyenda mibi, abambika imyenda igaragaza amabere, abambika imyenda igaragaza amatako, abambika imyenda igaragaza imikondo, mbese abambika imyenda igaragaza ubwambure, ya yindi ibonerana ku buryo umureba ukabona imiterere ye. Niyo yabambitse kubera ko yari afite intego, ariko Abisirayeli batabizi. Arangije ategura ibyo kurya, ategura n'ibyo kunywa, ategura ibintu bihagije rwose. Arangije arabatumira. Barangije baramanuka rero, basanga Abamowabukazi babiteguye, ameza hano, intebe, ameza kwicaraho abantu 6, ndavuga Abisirayeli 6. Hari n'Umumowabukazi ushinzwe kubabaza icyo bafata, murafata iki, fata ahangaha, yambaye kwa kundi nyine twavuze haruguru. Buri meza afite umukobwa uyashinzwe. Abisirayeli baragenda baricara mu kibaya aho bari babateguriye. Mu kumara kwicara bateguye ibyo biryo, bakobwa batangira kubakira. None fata cyangwa se urebe Abisirayeli bamaze imyaka isaga 400 muri Egiputa.
mu gihe batangira gutotezwaga n'umwami w'imwe utazi Farawo utazi Yosefu, babafashe nabi, batangira kurya amadegedego n'amatungurusumu. Reba noneho Abisirayeli bamaze imyaka y'indwi batarya, bafate bageze mu butayu batangiye kurya indyo imwe gusa iyo bita manu, bakanywa n'amazi y'umugezi avuye mu gitare. Bafate imyaka 40 isaga mu butayu, bafata iyo nzara yose. None bafate bageze umwami yabatumiye yabicaje muri ibyo biryo bingana gutyo, hari inyama z'inkoko, hari amafi, hari inyama z'inka, hari iz'ihene, hari izitogosheje, hari izikaranze, hari ibyo kunywa by'amoko yose, hari ayo maji, hari amafanta, hari amazi. Fata ibyo bintu byose bibari imbere n'iyo nzara, bahita babashyira n'abakobwa bambaye ubusa. Fata uwo muntu n'ibyo biryo bingana gutyo, n'ibyo bintu bingana gutyo, kugira ngo azibuke Imana byaragoranye. Umwami wa Mowabu ati, mwa bakobwa ntimugire ikibazo, ibiryo birahari, ibintu birahari, twabibateguriye, mubibahe, mubasekera, mubishimiye. Ngaho Abisirayeli bageze mu biryo rero, Abamowabukazi barimo kubaha, Umumowabu akajya kumusavinga, agatuza kagahita kasama, ngo hagiye kumusavinga, amatako yagiye hanze. Umwisirayeli w'umusore yarumaga inyama akayirumisha amenyo, ariko ijisho rikaruma ibere ry'umukobwa. Yaruma ifiriti, yatamira ifiriti, ijisho rigatamira amabere, yatamira amasarade n'amamayoneze, ijisho rigatamira ibibero. Naho banduriye virusi, kandi bya byo babanje kubicisha imbere y'ibigirwamana, barabitekereza, kandi Imana yarababujije. Barangije babaha abakobwa bameze gutyo, barangije muri ibyo birori bandura icyo nise virusi y'irari ry'ubusambanyi. Reba umuntu arimo ararya, ariko arimo arahabwa n'abakobwa bambaye ubusa, biyambitse agatuza bagashyize hanze. Ubwambure bw'abo bakobwa butera virusi abasore b'abahungu ba Isiraheli. Barangije batahana irari ry'ubusambanyi riraduka. Naje kukubwira ngo ibintu birahari hanze aha muri iyi si, ibintu birahari, abantu bafite ibintu, ariko ibyo bintu bari kuguha ni ibishaka kwica ubugingo bwawe. Ntabwo ari urukundo bagukunda, oya, ntabwo ari uko bakwishimiye, oya, ahubwo barashaka kwica ubugingo bwawe. Ntabwo ari uko bakunze cyane, oya, ahubwo ubugingo bwawe barashaka kubwangiza. Iyarure, iva imbere y'ibyo bintu, iyarure imbere y'ibyo byo kurya. Kandi uwo muntu akurusha ubushobozi, akurusha ibintu, ibyo bintu urabigwamo. Nawe se uva kubwira ukuntu ibintu bihari. Ni urugero ngiye gutanga, uravugana n'umuntu uti rwose nabuze itike, mbaje kugusura ariko nabuze itike, agahita agufunguriza konti yo kujya gushyiriraho itike gusa, ukabona konti yayifunguye, hariho amafaranga arimo arisuka. Afite ibintu, ariko ubwo bugingo bwawe burahagwa. Ubwo bugingo burahagwa muri ibyo bintu nutiyarura. Urahamagara kuri telefone mutakumvikana neza, tumenya ari telefone yagifite ikibazo, agahita akoreza iPhone 8. Ibyo bintu birahari, arabikurusha, urahagwa. Nawe ukagira ngo ni urukundo, oya, ibyo bintu urabigwamo. Abise batangira kurwara, batangira kwandura. Bibiliya yaravuze mu rwandiko muri Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 20, umva ukuntu havuga. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 20, ravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose, kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, niko azabaho, ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamubarwaho, azabeshwaho nuko yabaye umukiranutsi. Muragira ngo nishimira ko umunyabyaha apfa? Niko umwami Uwiteka abaza. Ikiruta si uko yahindukira akava mu nzira ye mbi akabaho. Bibiliya iravuze ngo hindukira, numara guhindukira urabaho. Abisiraheli barivanze, ahangaha twasomye
bivanga n'ubu bwoko bwateguye purani yo kubagusha mu byaha no kurya intonorano, barasambana, bariyandarika, batahana virusi y'irari ry'ubusambanyi, batahana ubuhehesi, bagenda bagwa mu byaha by'ubusambanyi. Bibiliya uzasome izi nkuru z'Abisiraheli byarantangaje kugira ku rwego umwisiraheli afatwa n'irari ry'ubusambanyi akumva ntari buva aho ngaho, akazamukana umukobwa w'umumowabukazi ngaho barazamutse, yumva ntari bumugeze mu rugo atarapfa, yumva ntari bumwinjize mu nzu. Arangije ageze hafi y'ihema amuryamishaho. Umukobwa ati ese waretse tukagera mu nzu? Umusore ati ndumva ntahagera ngiye gushwanyuka. Baba baryamye aho ngaho, Abisirayeli bavuza induru uti nimutabare, ishyano riraguye, kugeza ubwo irari ryishe umusore ntiyumve ko bari kuvuza induru ku gasozi. Akuramo imyenda bamujya hejuru, abantu ati nyamuneka. Ababyeyi ati muzane agatenge mworose amahana, bati mureke murorose ibiki, kugeza ku rwego Feniyasi yaje akabahagarara hejuru ntibabibone, bakabura imbaraga zo kubivamo. Umva irari ni ribi, kugeza ubwo Feniyasi yabatikuye icumu rirahinguranya rifata ku butaka, barapfa babuze imbaraga zibakuraho kubera ubwandu banduye bwo kujya muri ibyo bintu, guhora muri ibyo bintu bivanze n'abo bantu n'ubwo bwambure, batazi ko umwami wa Mowabu yari afite gahunda yo kwangiza ubugingo bwabo. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, ariko umuntu nahindukira akabireka akabivamo azabaho iteka ryose. Imana ibamere umugisha. Bibiliya yavuze mu rwandiko Pawulo yandikiye mu rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere igice cya 9 umurongo wa 24 haravuga ngo mu birori abantu barushanwa biruka, ugororerwa n'umwe warushanijwe neza. Aravuga ngo kandi uko niko barushanwa bazahabwa ikamba ryangirika. Aravuga ngo natwe niko tumeze, dukwiye guharanira guhembwa, kandi twebwe tuzahabwa ikamba ritangirika. Aravuga ngo nanjye nikomeze, ndasiganwa ariko sinkutaziyonja, ndaterana ibipfunsi ariko sinkusha. Aravuga ngo nkoresha umubiri wanjye uburetwa kugira ngo mubabaze, kugira ngo nimara kubabaza nzahabwe ikamba ritangirika. Nanjye twaye amagambo ngo koresha umubiri wawe uburetwa, bubabaze, wima ibiwujyana mu byaha, wima ibiwujyana mu irari ry'ubusambanyi, wime ukoresha uburetwa. Pawulo yaravuze ngo yaranditse aravuga ngo nuko bene data mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Gutamba umubiri wawe nukuwima ibyari biwukwiriye, ukawubabaza, ukawima, ariko ntujye muri ibyo biguhenebereza, bikujyana mu byaha, bikujyana mu ngeso mbi, bikujyana mu mico mibi. Oya, bivemo, babaza umubiri wawe, uwime ibyo wari ukwiriye, ariko ubeho mu gukiranuka, ubeho ukiranuka, ubeho uri umwana w'Imana utagira inenge, kuko Pawulo yavuze yandikira Abafilipi yavuze ngo muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, icyo mwebwe mubonekeramo nk'abatabaza mu isi, muba abana b'Imana. Nakuzana ijambo rero ngo umwana w'Imana. Iyi virusi barayanduye. Iyi virusi yandurira ahantu hatatu. Yandurira mu kureba kwa kabiri, mu kumva kwa kabiri, no gukorwaho kwa kabiri. Kureba kwa kabiri mvuze ni ukureba guhereza ubwonko, ni ukureba guhereza ibitekerezo, ni ukureba gusakaza amakuru mu mubiri y'ibyo uwo muntu abonye. Uku gukorwaho kwa kabiri navuze ni ugukorwaho gusakaza amakuru mu bwonko, gusakaza amakuru mu mubiri y'ukuntu hari impinduka zibaye. Ibi ngibi byo gukorwaho no kumva byohereza ibintu bimeze nk'irari mu mubiri, umubiri ugafatwa n'irari, irari ry'ubusambanyi rikagusaga. Abisirayeli bahuye nabyo, bageze aho batangiye kureba, bakareba abakobwa bambaye ubusa. Bamaze kureba ubwambure bwabo bahereza ubwonko, yareba ukuntu yambaye ubusa, yareba ubwambure bwabo, agahita atekereza ibindi byaza kuba nyuma, yahereje ubwonko. Uku kureba abantu benshi kurabacumuza, kureba kwa mbere ntacyo gutwaye, ariko kureba guhereza ubwonko, kureba ibyo ubonye bagahereza ubwonko. Nimba ari amashusho uri kureba agahereza ubwonko, nimba ari abantu uri kureba bambaye ubusa ugahereza ubwonko, ibintu byose uri kureba bigahereza ubwonko. Ubwo bwonko bugatangira gusakaza ibintu bitari byiza mu mubiri. Nshatse kuvuga ngo jya ureba ariko ukure y'amaso, jya ureba ariko wiyarure, wibuke ko ibintu uri kureba byagushyira mu kaga, kandi nawe uri kubivuga uri kubyumva. Hari aho wageze urareba
kureba kwa kabiri umuntu arareba wenda n'urugero bakabona ubwambure bw'umukobwa cyangwa se n'ubundi bwambure bundi ugakomeza, ariko iyo utangiye kureba ugahita uhereza ubwonko n'usanga umusore areba akajinaza ubwa mbere ati toka satani mu izina rya Yesu, ariko akongera kubera ko yahereje ubwonko agatangira no kujinaraza areba mu izina rya Yesu, nabona ari amabere mu izina rya Yesu, nabona ari amatako, agatangira guhereza ubwonko no agatangira kumva irari ry'ubusambanyi ryamusabye kubera ko yakomeje kureba kwa kabiri navuze. Ukundi navuze ni ukumva. Uko kumva uri kumva ibintu bikurusha ubushobozi, uri kumva ibintu bikurusha imbaraga. Uwo muntu muri kumwe ari kukubwira ibintu utabasha kwakira, birakurusha ubushobozi kubera ko we afite byinshi muri we kandi byonona, we azi ko ashaka kukonona. Nawe se ni gute umuntu akubwira ngo rwose ngo uri mwiza, ngo icyaguhindura imva bakakumpamba, ntabwo uzi ko wa muntu ankunda disi we ngo koko ngo wampindura imva bakamumpamba, aragushuka. Nta wundi muntu wigeze aba imva ngo bamuhambemo, ni ukugira ngo akuryoshye, arashaka kukwangiza. Abantu twita ko ari imva ni bakeya, nabo twita abakozi b'Imana, babandi bafite imitima tuza tugashyingura n'ibyacu bakabika, cyangwa se n'abandi bantu bafite inshingano zo kubika amabanga aremereye, ariko aragushuka ntiwabimva. Ni gute umusore akubwira ngo uri mwiza, ngo icyakugira ubwatsi nkakurisha, ngo ni disi ngo arankunda, aragushuka, arakubeshya. Uri kumva ibintu utari ukwiriye kumva, bitanagufitiye umumaro, byakwangiza ubugingo bwawe, byakwangiza ubuzima bwawe. Iyarure, hunga. Ikindi twavuze iyi virusi yanduriraho ni gukorwa ku ruhu. Uwo musore cyangwa se uwo muntu muri kumwe ni uwa kera mu kwangiza ubuzima bw'abantu. Aza ahantu yagukora mu cyico, hahandi agukora rwose imitsi ikareguka nk'imirya gitari, ukumva ingingo zawe inkwari yanyweye umunyu ugatangira gucogora, kumbi niko ari kwinjiza irari rikagusakara. Kandi iyo hashize igihe batagukoraho, iyo hashize igihe batakubwira, ukumbura wa muntu wakubwiraga bya bintu, kumbi si ukumukumbura, ni uko virusi yakugiyemo irashaka ibiyitunga kugira ngo ubone uko usambana, kugira ngo ubone uko wangiza ubugingo bwawe. Irinde, wikwemera ibyo byose byangiza ubuzima bwawe. Kandi reka nkubwire, abantu benshi ntabwo bashaka kumva ibi ngibi, ntabwo bashaka kumva ubutumwa bwiza, bashaka kumva utuntu tworoshye, utuntu tubanezeza mu mubiri, ntabwo bashaka ibintu byakiza ubugingo bwabo. Nshatse kuvuga ngo uwo muntu wagukizaho, uri kukuryoshya, uri kubona rwose ngo uwo musore ni marayika mutagatifu, ukabona ko ari marayika murinzi, nawe waregutse, umubiri wacitse intege, uri kureba utabishaka, uri kuvuga rutava mu kanwa, kumbi virusi yakwatatse, waryamye ku bibero bye. Reka nkubwire ngo uwo munezero wumva ufite, ibyo byishimo wumva ufite, uko kuntu wumva rwose isi yabaye nini, wumva rwose ari wowe uriho, uwo musore rwose watangiye kukwagaza, ukora bakabye, ukumva ufite ubuzima, kumbi n'irari ryakuzuye, azaguhindukirira nk'intare, azakumerera nk'idubu. Reka nkubwire ngo ibyo byishimo ufite bizaguhindukirira umubabaro, uje kumubwira ko inda utwite ari iye, kandi uzaza wishimye kugira ngo ni ibintu byiza. Azakubwira ko atari imfizi y'akarere, azakubwira ko atari wowe wenyine uzi gutera inda, azaguhaka. Umva, uzabura aho ureba, ukureba rwose nturambura ingoyi, kumva wanyura mu maso hamenetsemo kore, wafashe, bizakubabaza, uzababara. Ariko nshaka ngo iyarure hakiri kare utazababara. Reka mvuge ijambo rikomeye, ababyumva wenda batoya mwihanga, ariko wenda bakuru barabyumva. Ntabwo tureka ibyaha kubera ko bisharira, ntabwo tureka ibyaha kubera ko birura, ntabwo tureka ibyaha kubera ko ubijyamo ukumva rwose urashaririwe, ukumva byakubihiye. Oya, tureka ibyaha kubera ko tuzi ko neza tuzagora. Ukuntu umwanditsi yaravuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Umuntu wese ukora ibyaha yemeze kuzapfa, ariko impano y'Imana ni ubugingo. Impano y'Imana ni ubugingo. Uzababara, uzababazwa, uzateseka, ntuzabana n'Imana, uzabura Imana ubuzima bwawe bwose, uzajya mu mwijima w'icuraburindi, aho uzarira ugahekenya amenyo. Ariko abihangana bagakomera bazagororerwa ubugingo buhoraho, bazabana n'Imana ubuziraherezo, bazabana n'Imana iteka, bazajya mu byishimo
rihoraho, bazambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yateguriye abera. Imana izabakira, izahanagurira amarira yabo ku maso. Imana izabakira, bahanagura amarira, bazicara bagubwe neza, bazaririmbirwa. Imana izabaririmbira, bazagubwa neza mu bwami. Tureka ibyaha kugira ngo tuzagororerwe, kandi impamvu twihana ni ukugira ngo Imana itazaduhana. Umuntu wese utihana Imana izamuhana, ariko umuntu wihana Imana izamwakira, Imana ntabwo izamuhana. Turimo dusoza, nshatse kukubwira ngo irinde ibyaha, nshatse kuvuga ngo iyarure uve mu byaha, cyangwa ngo iyarure uve mu bibi wakoraga. Pawulo yaravuze Luka yaravuze yandika ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 30, yaravuze ngo iminsi yo kujijwa kwanyu Imana yarayirengagije. Iminsi yo kujijwa kwawe Imana yari yirengagije. Iminsi wakoreye n'ibyaha Imana yari yirengagije. Iminsi wacumuriyemo Imana yari yirengagije. None iyarure, none wumvishe ubutumwa bwiza, iyarure none wumvishe ijambo ry'Imana, uba umwana w'Imana utagira inenge. Virusi y'irari ry'ubusambanyi yakugiyemo, uhora wumva uri mu binezeza by'ibyaha, ariko Imana izaza. Imana ntizaceceka, ubwo Imana y'Uwiteka izavuga. Abacumuye mwese muzazukira gukorwa n'isoni, ariko abakiranutse bazazukira guhabwa ubugingo buhoraho. Imana ibamere umugisha. Isuzume, urumva muri iyi minsi umeze ute? Mbese ukora ute? Mbese urimo kujya hehe? Urumva ubugingo bwawe bumeze gute? Tugiye gusenga Imana, dukuyemo icyifuzo cyo gusenga Imana kugira ngo Imana ikurwanirire, Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Waranduye, ugenda na virusi mu buzima bwawe, ugenda na virusi mu bugingo bwawe. Nyamara iyo virusi ikenera ibiyitunga kugira ngo ukorweho, ubwirwa amagambo y'irari, urebe ibintu binezeza amaso yawe yanduye virusi. Ariko iyarure none wumvishe ijambo ry'Imana. Mbese aho uherereye, mbese ibyo urimo Imana irakwishimiye, ibyo uhagazemo Imana irakwishimiye, ahantu uri Imana irakwishimiye, ibyo urimo Imana irakwishimira, ibyo uri gukora Imana irakwishimira. Tugiye gusenga Imana, tugiye gufatanya gusenga Imana. Iri ni ijambo riguhesha ubugingo. Cyangwa kuvuga ngo ibyo byishimo urimo ni iby'akanya gatoya, bizarangira hano muri iyi si, ariko ibyishimo by'abana b'Imana ni ibizahoraho, ni iby'iteka, ni iby'iteka, ni iby'iteka, ntibijya birangira, ntibizarangira. None ucyumva iri jambo ry'Imana, fata umwanzuro, fata icyemezo kugira ngo nurangiza wihanire imbere y'abantu, wihanire imbere y'Imana, kugira ngo Imana ikwakire, Imana ibamere umugisha. Mureke dufatanye gusenga Imana, kandi ufate icyemezo none ucyumva ubutumwa bwiza, ufate icyemezo none ucyumva ijambo ry'Imana, uhindukirire Imana kugira ngo Imana izakwakire mu banyu. Munyemerero dusenga Imana kugira ngo dusoreze ahangaha. Ntekereza ko wumvishe icyo Imana igushakaho, ntekereza ko wumvishe umuburo mu ijambo ry'Imana. Fata icyemezo bikitwa none, kugira ngo ibyishimo ufite none byo mu busambanyi, ibyishimo ufite byo mu byaha bitazakumerera nabi, kugira ngo uhindukirire Imana. Imana izakwakira. Reka dusenga Imana. Imana, mu izina rya Kristo turagushimiye ko utwemereye tukaba twakira ijambo ryawe. Abasore, abakobwa, abagabo n'ababyeyi bamaze kumva ijambo ryawe Imana, ndabasengeye kugira ngo basure. Umuntu ntabwo yakwishoboza, ntabwo yakwibashisha kubivamo, ariko Pawulo yavuze ngo dushobozwa byose na Kristo ugenda duha imbaraga. Abana baha imbaraga, abakobwa baha imbaraga, abasore baha imbaraga, ababyeyi baha imbaraga, abagabo baha imbaraga, kugira ngo bave mu byaha, bave mu byo bibwira, baguhindukirire. Umwanditsi yaravuze ngo Imana yacu izaza ntizaceceka. Maraki yavuze ngo hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone nk'ingozi zibazaba ibishingwe. Uwo munsi uzabatwika, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ngo ariko bubaho Uwiteka. Izuba ryo gukiranuka rizabarasira, rizaba rifite mu gukiza mu mababa yaryo, bazasuka bakinagira nk'inyana mu kiraro. Ndagusenze kugira ngo ubwoko bwumvishe ijambo ryawe ubambike imbaraga, bave mu byo bibwira, nibarangiza baguhindukirire. Ndagushimiye ko bakiriye ukaba wasibye mu gitabo cyo kurimbuka, kubanditse mu gitabo cy'ubugingo. Dusenze dushima mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imana ibambe umugisha.